zaburi nshya. Haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Iyakabumbye Etienne. Nkaba ndi pasiteri mukuru w'itorero. Nkorera umurimo w'Imana muri ADPR muri paruwasi ya Rundoyi mu itorero rya Gasovu. Ni mu karere ka Rutsiro, akaba ari mu ntara y'Uburengerazuba. Mu minsi itambutse paruwasi yacu yari ya Gasovu, ariko impinduka zaje kubaho, udusigaye tubarizwa muri paruwasi ya Rundoyi. Imana ihabwa icyubahiro. Nkaba rero ndi umugabo ndubatse, mfite umufasha, nkagira n'abana 6, kandi ndashima Imana ko iturindiye mu buntu bwayo. Uyu munsi wa none nkaba nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 13, umurongo wa 42 na 43. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 42 et 43. Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 13, umurongo wa 42 na 43. Handitswe iri jambo ngo, bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho. 43. Iteraniro risohotse, benshi mu Bayuda n'ababakurikije bakubaha Imana bakurikira Pawulo na Barinaba, nabo bavugana nabo, barabahugura ngo bashishikarire kuguma mu buntu bw'Imana. Haleluya. Intego mfite rero iravuga ngo tugume mu buntu bw'Imana. Ijambo ry'Imana turarisomye, yatubwiye ngo bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho. 43 ngo, iteraniro risohotse, benshi mu Bayuda n'ababakurikije bakubaha Imana bakurikira Pawulo na Barinaba, nabo bavugana nabo, barabahugura ngo bashishikarire kuguma mu buntu bw'Imana. Nk'uko mbabwiye, intego yanjye iravuga ngo tugume mu buntu bw'Imana. Ariko mbere yuko nakomeza n'intego, ndagira mbanze nsenga Imana kugira ngo ize mu ruhande rwanjye, kuko njye ubwanjye ntacyo navuga ngo gifasha abanyumva, ariko umwuka wera w'Imana abanye nanjye, imitima y'abantu yahembuka. Dusenga Imana. Imana Data wa twese uhoraho, mu izina rya Yesu ndagushimira iri jambo ukunze ko nsoma, nk'imbaraga n'ubwenge biguturutseho, kugira ngo ndisobanure nyowe n'umwuka wera, ribashe kubaka abanyumva, ndetse abantu barusheho guhindurwa naryo. Nanjye ubwanjye urivuga, unshoboze Mana kugendana nawe kugeza ku munsi wo kubona ibyasezeranijwe. Urakoze kurabana nanjye kuva ntangiye kugeza nsoje, nkabona ukuboko kwawe. Ndagushimira ko byumvise nibuka ushaka, senze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana tumaze kurisoma ryatubwiye ngo bagisohoka barabinginga. Iryo jambo ngo bagisohoka barabinginga, en langue française nous disons, lorsqu'ils sortirent, on repria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à récit de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Nuko mu Gifaransa ugasanga ni ijambo rivuga ngo mu gihe bari basohotse ngo barabasaba cyangwa barabinginga ngo ku isabato ikurikiyeho bazababwira ibihuje n'ibyo bababwiye. Uriya murongo wa 43 ngo iteraniro risohotse, benshi mu Bayuda n'ababakurikije bakubaha Imana bakurikira Pawulo na Barinaba, barabahugura ngo ukurikije Igifaransa ngo bizirike à rester attaché à la grâce de Dieu, ngo basaba kubaho baziritswe n'ubuntu bw'Imana
cyangwa se bikomeje ku buntu bw'Imana. Nuko mu Kinyarwanda ijambo ry'Imana tubwiye ngo bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho. Mbese ni nk'uko umuntu yakumva ijambo ry'Imana ryamufashije akavuga ati icyaduha andi materaniro tuzagira iri jambo bakazongera bakaritwigisha. Pawulo na Barinaba bumvise icyifuzo cy'abakristo baravuga ati igikenewe ni iki, ngo barabahugura ngo bashishikarire kuguma mu buntu bw'Imana. Mbese ni nkaho babwiye ati igikenewe si uko dusubira mu byo twavuze, ahubwo igikenewe ni uko muguma mu buntu bw'Imana. Iri jambo ryo kuguma mu buntu bw'Imana ni ijambo rikomeye cyane dusabwa kwitaho cyane. Ubundi buntu bw'Imana abantu benshi bakunda kubujyamo, ariko ikibazo ababugumamo ni bangahe? Ko twageze mu buntu bw'Imana, mbese ahari dufite n'ubushobozi bwo kubugumamo. Iri ni ijambo ngira ngo dutekerezeho, ngo barabahugura ngo bashishikarire kuguma mu buntu bw'Imana. Birashoboka ko wenda Pawulo na Barinaba barebye basanga abantu bamaze kwinjira mu buntu bw'Imana nibyo, ariko bamaze kubitegereza bati hari intambwe mugomba gutera yo kubugumamo. Ko birashoboka ko umuntu akizwa none ejo ukumva ntagikizwa, bigaragara ngo ubuntu bw'Imana yabuvuyemo. Ejo ukumva ngo yabaye indaya, yabaye umujura, ni umwicanyi, kubera ko ubuntu bw'Imana ntabwo yabugumyemo, yari yabugezemo ariko ntiyabugumamo. None ijambo ry'Imana riradushishikariza kuguma mu buntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Mbese ubuntu bw'Imana tubugumyemo byatanga iki? Kuko ni ngombwa ngo turebe impamvu dushishikarizwa kuguma mu buntu bw'Imana. Ndibuka hariya nagiye muyerekwa ari ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani 2012, hakaba hari ku cyumweru njya muyerekwa ijwi ry'Imana riramvugisha inshuro zigera kuri 4, rivuga ijambo rimwe riti rero ahantu uzajya kuvuga ubutumwa, aho uzagera uzabwira itorero ngo ubuntu bw'Imana we muri mwe. Nuko iryo jwi ringeraho inshuro zigera kuri 4 risubira mu iryo jambo ngo ahantu uzajya itorero uzaribwire ngo ubuntu bw'Imana we muri mwe. Nuko byumvikana ngo iyo ubuntu bw'Imana bwatubayemo natwe tububamo. Nuko nza kwibaza mvuye muyerekwa ariko se kubera ikiri jambo Imana irimbwa inshuro zigera kuri 4 isubiramo, ese ntabwo yumvaga ko ndi kubyumva ko abantu basabwa ko ubuntu bw'Imana bubabamo? Nuko numva nanjye nihaye igisubizo, ataruvuga ngo ni ijwi ry'Imana numvise, numva nihaye igisubizo. Ntibirashoboka ko Imana yabonye ko nibivuga rimwe njyewe nta gaciro ndaza kubiha, ihitamo kumbwira inshuro izigera kuri 4 ndetse menya zarengaga. Ariko ibi bivuga inshuro nyinshi kugira ngo menya agaciro ko kuguma mu buntu bwayo, cyangwa se ko gutunga ubuntu bwayo. Kuko hari aho ryarambwiye ngo ubabwire ngo ubuntu bw'Imana we muri mwe. Ubundi ubuntu bw'Imana nkuko mbagwe bwatubayemo natwe tububamo. Kuko Yesu yaravuze hariya muri Yohana ubutumwa bwiza gice cya 15 umurongo wa 7 ngo nimuguma muri nge nanjye nkaguma muri mwe. Urumva ko iyo Yesu tumugumyemo nawe atugumamo. Haleluya. Ngo nimuguma muri nge nanjye nkaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Maze rero kwibaza ntyo n'igisubizo nkibonye, nzakwibaza ntese none nimpagara imbere y'abantu nkababwira ngo ubuntu bw'Imana we muri mwe, ese ahari nibambaza batese tuzabwirwa n'iki ku buntu bw'Imana butuyimo, nzabasubiza ngo iki? Numva ngize icyo kibazo gusa ntaratanga igisubizo. Naje kubona najya manze mbabwire abari kunyumva n'abandeba, mbamenyeshe ko twahamagawe n'Imana imwe, ariko imihamagaro yacu yo ikabitandukanye. Imihamagaro yacu iratandukanye nubwo twahamagawe n'Imana imwe. Imana imwe niyo yaduhamagaye nibyo, ariko iduhamagara mu buryo butandukanye. Ariyo mpamvu mubona musurwa n'abakozi b'Imana benshi batandukanye. Umwe akabaganiriza akora hirya no hino, undi akabaganiriza hamwe. Burya bose ni abakozi b'Imana, umurimo wabo niba gukora neza bazawuhemberwa. Ku ruhande rwanjye nagiriye ubuntu ndi muto, natangiye kumva ijwi ry'Imana muri 68. Nari maze imyaka 7 mvutse. Cyo gihe nabanaga na nyogokuru byara mama, kubera ko nabaye imfubyi maze ukwezi kumwe mvutse nibundi. Ariko Imana
se w'imfubyi ikunda kombaho igira ngo nzayikorere. Imana idufashe cyane. Ntabwo ndarondora ubuhamya kubera ko nibundi nagiye mbutanga kenshi kandi kuri YouTube channel yanjye muzajya mubwumva birumvikana. Ariko iyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, nuko ngewe iyo mpagaze imbere y'abantu umwanya munini cyane utabo kubahanga amaso, nubwo nshishamo nkareba uko bakurikira, ariko umwanya munini cyane nubwo kubahanga amaso, kandi suko ntareba ahubwo ni ya mihamagaro mbabwiye itandukanye. Iyo maze kumva ijambo ry'intego rinje mu mutima ndarisoma, nyuma yo kurisoma muri gihe agasigara mu ndi murimo gusenga Imana, nyigisha inama ntese Mana iri jambo kugira ngo rirusheho gufasha abantu ndarisobanura nte. Cyagende kugisha Uwiteka inama nibwo ushobora kubona mbombitse amaso, ni nabwo ushobora kumva mvuze ngo dusomaha ntarambuye Bibiliya ntibigutangaze. Ku Mana byose birashoboka. Nibwo ushobora kumva mvuze ni ku munsi y'unuyu Imana yamishurire gutya, ni Imana yabyishakiye, nta ruhare nabigizemo, ni ubushake bw'Imana ihamagara, kandi kuva ari Imana yabyishakiye ni nayo ikwiye guhabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Narindi kugira ngo abanteze amatwi cyangwa se abazambona hatagira uzibaza tese kuki acishamo ntaturebe, ngerageje kubasobanura uko nshobojwe. Imana gusa bashoze kumva icyo yagambire kubagezaho binyuze muri nge. Dusomye ijambo ngo bagisohoka barabinginga ngo bazongere kubabwira ayo magambo ku isabato ikurikiyeho. Iryo jambo warikurikiranye mu Gifaransa aho twasanze rivuga ngo lorsqu'ils sortirent on reprit de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Iryo jambo ngo lorsqu'ils sortirent on reprit de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Ngo ubwo basokaga nuko ngo barabasaba cyangwa se barabinginga ngo bazongere babwire ku isabato mbega izakurikiraho, ngo bazababwire ibihuje n'ibyo bababwiye. Nuko uriya murongo wa 53 aho twasomye a reçu de rassembler beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Nuko iri jambo ugasanga iravuga ngo a reçu de rassembler iterano risohotse cyangwa se rihumuje beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretenaient avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Nuko maze ngo bakurikira Paulo na Barinaba nabo bavugana nabo cyangwa se barabahugura ngo bashishikarire cyangwa bizirike bikomeze mu buntu bw'Imana. Uyu munsi wa none Imana yashaka ko ubuntu bw'Imana twinjiyemo, irashaka ko tubugumamo. Iyo tugumye mu buntu bw'Imana bigenda gute? Bitanga musaruro ki? Iyo abantu batajarajaye nicyo bishatse kuvuga, iyo abantu batihanye ngo basubire mu byo baretse, iyo abantu baretse gusambana bakazinuka ubusambanyi, iyo abantu baretse ishyari bakarizinuka burundu, abantu bakareka ibisindisha maze bakabizinuka burundu bakaba abana b'Imana kugeza ku gupfa kwabo, bitanga musaruro ki? Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 5, Yesu aravuga ati umuntu wese ati ninjye muzabibu namwe muri amashami. Niko Yesu avuga ati ninjye muzabibu namwe muri amashami. Ati umuntu wese uguma muri nge, umuntu uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo muhasha gukora mutamfite. Urumva akamaro ko kuguma mu buntu bw'Imana. Iyo twagumye mu buntu bw'Imana bisobanura ngo tuba twagumye muri Yesu, tuba twafashe umwanzuro kwihana kwacu ntikubemo gukina dukina n'ibyaha buri kanya, ahubwo tukihana ibyaha tukabizinuka burundu. Muririmbyi ni waje kuririmba wa 38 mu gushimisha araririmba ati umurika hatabona aho umwijima uba, ariko abavuga ijambo ngendereye ati umutima ukangutse uzinutswe icyaha, umutima ukangutse uzinutswe icyaha, umutima mbega uzinutswe kibi ku buryo ntihana icyaha ko mukanya numve ndashaka kugisubiramo, ahubwo Imana ngo impe umutima ukangutse wo kuzinuka icyaha. Muntu nteze amatwi
Imana umutima ukangutse, uzinutswe icyaha, uzinutswe ubusinzi, uzinutswe ubusambanyi, uzinutswe ubwicanyi, uzinutswe agasuzuguro, umutima uzinutswe ubujura, umutima ukangutse, uzinutswe icyaha. Nuko Yesu aravuga ati, ninjye muzabibu, namwe muri amashami, atuguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi. Bisobanuye ngo tutagumye muri Yesu ntabwo dushobora kwera imbuto, tutagumye mu buntu bw'Imana ntabwo dushobora kwera imbuto. Ariko kugira ngo twere imbuto dusabwa kuguma muri Yesu, nawe akaguma muri twe. Imana ihabwe icyubahiro. Tumenye rero ibyiza byo kuguma mu buntu bw'Imana. Ariyo mpamvu Pawulo nawe yashishikarije abari bamuteze amatwi kuguma mu buntu bw'Imana, ngo arabashishikaza we n'Abarinaba ngo abantu nibagume mu buntu bw'Imana. Ikibabaje ariyo mpamvu usanga abantu bamwe batihana bitewe nuko bakingiranywa n'abababanjirije, batagumye mu buntu bw'Imana. Iyo babonye uwigeze gukizwa yongeye gusambana bacika intege, bati burya yewe niwashaka yabyihorera n'aka byaramunaniye. Ariko iyo babona umuntu wihannye yari ruharwa bakabona yaramaramaje, nibwo bavati yo Imana yakijije kanaka nanjye yankiza, Imana yakije nyirakanaka nanjye yankiza, yakije kanaka wari ndaya, wari umujura, wari umusinzi, wari umwicanye, nanjye yankiza. Nuko rero Imana yashaka ko rero abageze mu buntu bw'Imana tubugumamo. Nitumara kubugumamo ngo bizadushoboza kwera imbuto, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Nsubiye kuri rya yerekwa ryo kuri 12 z'ukwezi kwa munani 2012 ari ku cyumweru, ngo uzambwirire itorero ngo ubuntu bw'Imana we muri mwe. Ubuntu bw'Imana we muri mwe. Nagize ikibazo ntiriye message ninyitanga, abo nyihaye bakambaza bati tuzakora iki cyatuma ubuntu bw'Imana butubamo? Ese niki kizerekana ko dufite ubuntu bw'Imana? Igisubizo naje kukibona mu ijambo ry'Imana nibundi mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 6 umurongo wa 8, naje kubona igisubizo cy'umuntu wibaza tese niki nakora ngo nanjye mbe ntunze ubuntu bw'Imana. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 6 umurongo wa 8, Bibiliya atubwira ngo Sitefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Haleluya. Ngo Sitefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana. Ntabwo Sitefano yari yuzuye irari, ntabwo yari yuzuye ishyari, ntabwo yari yuzuye ubwibone, ngo yari yuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, ngo yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Ba Kristo bene data, rero babwire ngo kugira ngo ijambo ry'Imana tuvuga ribashe gufasha abantu ndetse rihindura imitima ya benshi, ntibyaterwa nuko twavuze dukanga abantu, suko twavuga tubatera ubwoba, ahubwo cyetse kuba twuzuye ubuntu bw'Imana. Nuko dusanze ko Sitefano ngo yari yuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga, ngo yakoraga mu bantu ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye, kubera ko yari yuzuye ubuntu bw'Imana. Kugira ngo ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye bigendane natwe, turasabwa kuba tuzuye ubuntu bw'Imana. Kugira ngo korari ririmbe abantu bafashwe, ntabwo ari kuririmba iceza, keretse kuririmba yuzuye ubuntu bw'Imana. Ufite amatwi yumva yumve. Bene data, niba dushaka ko abatwumva bahindurwa n'ibyo tuvuga, dusaba Imana itwuzuza ubuntu bwayo. Umurongo wa 15 Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 6 umurongo wa 15, umurongo wa 15 ni nawe uheruka icyo gice. Umurongo wa 15 katubwira ngo ngo abicaye mu rukiko ngo bose bamutumbiriye uwo Sitefano. Nyumva neza, umurongo wa 15 uratwereka umuntu uzi ubuntu bw'Imana uko asa, ishusho ye. Ngo abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Sitefano hasa na ha marayika. Umuntu uzi ubuntu bw'Imana ntabwo asa n'indaya, ntabwo asa n'umujura. Uzi ubuntu bw'Imana ngo asa na marayika. Uzi ubuntu bw'Imana ntabwo asa n'umurozi. Uzi ubuntu bw'Imana ntabwo asa n'umunyamahane. Ishusho ye ahubwo ngo yerekana Imana.
maze we uranyumvise neza ngo Sitefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga. Haleluya. Ngo yakoraga mu bantu bitangaza n'ibimenyetso bikomeye. Maze wa murongo wa 15 maze gusoma ngo abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Sitefano hasa na ha marayika. Nuko ufite amatwi yumva yumve, wowe unteze amatwi abantu byavuga kusa nande, mbese ufite ishusho yerekana Imana cyangwa ufite ishusho yerekana ubusambanyi? Abantu bavuga ati yewe niyo urebye imvugo ye, imyambarire ye, ubona ari indaya, ubona rwose utamushira amakenga. Iyo yavuga niyo areba ubona ashobora kuba ari umusambanyi, niye ushobora no kuba wareba nk'umujura, kuko buryo ushobora gusura umuntu yakwereka aho wicara, watangira kurangaguza ukoze amaso hariya na hariya akakwitegereza, aturiya muntu ashobora kuba yakwiba. Imana irashaka ko ishusho yawe yerekana Imana niba wuzuye ubuntu bw'Imana kandi ufite amatwi yumva yumve. Urasa nande? Ko Sitefano tubwiwe ngo yari yuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga. Nuko ngo abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso ha Sitefano hasa na ha marayika. Ufite amatwi yumva yumve. Ubwo ndizera ko mwanteze amatwi ikizagaragaza ko dufite ubuntu bw'Imana n'ishusho yacu izabyerekana. Imana ishimwe cyane. Ndakomeje n'intego yanjye yo kuguma mu buntu bw'Imana. Haleluya. Dusoma Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Urwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi igice cya 2 umurongo wa 6 n'uwa 7. Handitswe iri jambo ngo nuko rero nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu. Umurongo wa 7 ngo abariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nkuko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Haleluya. Ngira ngo munteze amatwi turi ku ijambo ryo kuguma mu buntu bw'Imana. Pawulo yandikira Abakolosayi bari baramaze kwakira agakiza, baramaze kwinjira mu buntu bw'Imana. Arabandikira ati nuko rero nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, ati abariko mugendera muri we, abariko mugendera muri we. Uwo murongo nyine wa 7 ndagukomeje ngo mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nkuko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Ndagira ngo turebire ijambo ngo nuko rero nkuko mwakiriye Kristo Yesu. En langue française, nous lisons: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez à lui, étant enraciné et fondé à lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Nous, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Nous, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous, comme mwakiriye umwami Yesu Kristo, marchez à lui, mugendere muri we, et étant enraciné et fondé à lui, kandi mushore imizi munubatswe muri we. Birasaba ko rero muri Yesu arimo dushorera imizi, ariryo jambo kuguma mu buntu bw'Imana, ngo mushore imizi muri we. Ndashaka kuvuga ijambo gushora imizi, anariko kuguma mu buntu bw'Imana, gushora imizi. Imana ishimwe cyane. Ngo abariko mugendera muri we, mushore imizi muri we. Igihe kimwe naje gufungura radio y'inyamahanga. Ubwo nafunguraga radio y'inyamahanga, umunyamahanga arigisha muteze amatwi, ndamukurikira maze yigishaga mu Cyongereza. Dore ko nagira ubuntu, nta mahirwe nagize yo kujya kwiga, ariko ngira amahirwe yo kwigishwa n'Imana. Imana ikunda ko ngira indimi numva ntagiye kuziga, kubera ko ku Mana byose birashoboka, gusa ibikorera icyo kugira ngo ikibazo kibi cyayo. Gusa mu gihe nari nkurikiye umuzungu yigisha
kuri radio mu cyongereza arigisha ageze hagati nyumva avuze ijambo natinzeho n'uyu munsi ngitekerezaho avuga ijambo ngo no root no fruit bisobanura ngo nta mizi nta mbuto. Iryo jambo ngo nta mizi nta mbuto, dore ko twabwiwe ngo iyo tugumye muri Yesu nibwo dushobora kwera imbuto. Iyo tugumye muri Yesu nawe akaguma muri twe nibwo dushobora kwera imbuto. Nuko avuze iyo jambo ngo no root no fruit ngo nta mizi nta mbuto, numva mbitinzeho cyane ndibaza koko nta mizi nta mbuto. Ndareba ariko nawe unteze amatwi uraza gusanga ari byo, kuko uramutse uteye wenda ikinyomoro nuko ntikigishora imizi hasi ugatera igiti cy'ikinyomoro ntiwategereza ko uzabona ibinyomoro cyangwa se imbuto zacyo kitashoye imizi. Uteye umubyare w'insina wagera hasi ntushora imizi ntiwategereza kuzabona igitoki. Nta mizi nta mbuto. Kandi ufite amatwi yumva yumve, mwene data unteze amatwi, nushaka uhanure werekwe uvuge mu ndimi nyinshi, ariko niba nta mizi nta mbuto bazakubonaho. Ubanza ushorera imizi muri Yesu niba ushaka kwera imbuto. Niba ushidikanya ku iryo jambo, soma Luka igice cya 8 umurongo wa 13. Reba Luka igice cya 8 umurongo wa 13, amagambo yavuzwe n'umwami Yesu avuga ku bantu babuze imizi. Luka igice cya 8 umurongo wa 13 handitswe iri jambo ngo izagwe kukara, izagwe kukara ngo abone bumva iryo jambo ngo bakaryakirana umunezero cyangwa se bakaryumva banezerewe, ngo ariko ntibagire imizi, ariko ntibagire imizi. Ngo izagwe kukara abone bumva iryo jambo bakaryumva banezerewe. Mu Kinyarwanda bakaryumva banezerewe, uretse ko mu Gifaransa byanditse bakaryakirana ibyishimo. Aho dusoma ngo ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de la sune. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Nuko mu Gifaransa ngo izo ku rutare, ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de la sune et ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Nuko mu Kinyarwanda ngo izo ku rutare, uretse ko muri Bibiliya nyine handitse ngo izagwe kukara, ngo abone bumva ijambo ngo bakaryumva banezerewe, ngo ariko ntibagire imizi. Iri jambo ngo bizera umwanya muto, abatagira imizi bizera umwanya muto. Mu yindi mvugo ntibaguma mu buntu bw'Imana. Bizera umwanya muto, abatagira imizi bizera umwanya muto, ngo maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Intego yacu ni ukuguma mu buntu bw'Imana. Rero nuko Imana irabisanga abakeneye kuguma mu buntu bwayo basabwa gushora imizi, bagashora imizi muri Yesu. Haleluya. Yesu nawe ati izagwe kukara, ahatabone bumva iryo jambo bakaryakira banezerewe cyangwa bakaryumva banezerewe, maze ngo ariko ntibagire imizi. Ngo bene nk'abo bizera umwanya muto bashobora kumara ukwezi badasambana, nyuma y'ukwezi bagasubira mu busambanyi. Bashobora kumara umwaka batiba, nyuma y'umwaka basubira mu bujura. Bashobora kumara umwaka batanga icyacumi, nyuma y'umwaka gutanga icyacumi kabavamo kubera ko nta mizi. Imana idufashe cyane. Bashobora gusaba imbabazi abagore babo barabaciye inyuma, bati madamu mbabarire, ntaguhemuke imbabarire, n'Imana imbabarire. Nuko ugasanga wenda umugore aragira agahenge wenda k'amezi 3, ariko nyuma y'amezi 3 ati umugabo yasubiye ku ngeso ye kuko nta mizi. Birumvikana bashobora kwaturira abagabo babo babasaba imbabazi wenda ko babasuzuguye. Umugore ati mutware wanje naragusuzuguye ariko ngusabye imbabazi, umbabarire n'Imana imbabarire. Ariko uyu mugore yatagira imizi, ngo ashobora kumara igihe gito wenda yubaha umugabo we, nyuma y'igihe gito agasubira ku ngeso ye. Nta mizi. Imana idufashe cyane. Nuko ngo bene nk'abatagira imizi ngo bizera umwanya muto. Imana idufashe cyane ngo maze ibibagerageza byabageraho bagasubira inyuma. Abatagira imizi bizera umwanya muto, abo nibo batukwa imihamagaro igakama,
abantu batinda kubona abagabo bakishingira bakaba abagore ba kabiri kubera ko nta mizi bafite mu gakiza. Abo nibo bapfakara bakabindaya kuko nta mizi. Abo nibo bakena bakiba bagasambana. Abo nibo babona batinze kubyara bakajya mu bapfumu. Abandi babona abagore batinze kubyara bagaca inyuma y'abagore bakajya mu busambanyi kubera iki nta mizi. None Imana irashaka ko abakristo bashorera imizi muri Yesu. N'iki Imana ishaka nuko umugaragu w'Imana Pawulo umwuka w'Imana murimo abwira abakolosayi ati nuko rero nkuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu ati abariko mugendera muriwe abariko mugendera muriwe. Iri jambo waryumvise neza comme nous venons lire en langue française. Ainsi donc, comme vous avez le Seigneur Jésus-Christ marche en ruine, étant enraciné et fondé en ruine, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Nous, Kirijambo, comme mwakira Kristo Yesu, abariko mugendera muriwe, kandi mushore imizi muriwe, mukomejwe no kwizera, mwubatswe muriwe, mukomejwe no kwizera. Imana ishimwe cyane, et affermi par la foi. Et mes frères et sœurs, nous ne serons jamais affermis par la religion, mais nous serons affermis par la grâce de Dieu ou par la foi, comme nous venons de lire. Je pense que vous me suivez. Et nous kuvuga ngo ntabwo tuzakomezwa n'amafaranga, ntabwo tuzakomezwa n'ibyo dutunze, ahubwo tuzakomezwa no kwizera. Nuko Pawulo ati mukomejwe no kwizera, nkuko mwigishijwe, ati kandi mufite ishimwe ryinshi risesekaye, mufite amatwi yumva yumve. Noneho rero hariya muri Luka Yesu agaragaza ikibuza abantu kwera imbuto gituma batagira umusaruro, ngo ahanini nuko ijambo bararyumva nibyo kandi bakaryumva bishimye. Batwigishije yewe nukuri nta kimana itakoze yatugendereye, ngo ariko ntibagire imizi. Iyo batagize imizi rero turabwiye ngo bizera umwanya muto. Wowe unteza amatwi ijambo ry'Imana uko uryumva niko urihamamo, aho ntiwizera umwanya muto, aho niwihana mu kanya ukaba ubishingutsemo kubera ko nta mizi. Mbese wowe ko tubwiye ngo abo bantu batagira imizi ngo basubira inyuma, ngo iyo habonetse ibibagerageza basubira inyuma, wowe mu byo wahuye nabyo uhagaze ute? Bitekerezeho. Mbese uri imfubyi, muri ubwo bupfubyi wakomeje gukizwa, wapfaka ukiri muto, mu bupfakazi bwawe wakomeje kuba umukristo, cyangwa se warapfapfanye? Ese ahari barakubeshyeye, bakwise umurozi utaroga, wabyitwaye mute mubyeyi unteza amatwi? Aho nibyagukuye mu itorero ukajarajara, nuko wabuze imizi. None abantu barakoze tese kuki waguye twari tukuze gutya, uti ni intambara zanshubije inyuma, nuko wabuze imizi. Iyo ugira imizi ntabwo waraguye. Imana iguye kunyumva neza. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani igice ni cya 12 umurongo n'uwa 12 n'ubundi. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Imigani igice cya 12 umurongo wa 12, ureba akamaro k'imizi. Iyo dufite imizi twera imbuto, iyo dufite imizi nta kiduhungabanya, iyo dufite imizi inkumi ntabwo zitugusha kubera ko wenda ziyambitse ubusa, zambaye amapasura, ntabwo zituvana mu buntu bw'Imana. Iyo dufite imizi ubutunzi ntibutugusha, iyo dufite imizi mu buntu bw'Imana. Ariko Imana iduhe kumva neza, urese nkurikiye kandi akurikirane cyane. Iri jambo uraryumva ute? Ngo izagwe kukara, ngo abone wumva ijambo. Bibiliya y'Igifaransa yatubwiye ngo ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de la sune, ils croient point et ils succombent au moment de la tentation. Bivuga ngo izo kurutare, abo ngabo iyo bamaze kumva ijambo ry'Imana ngo baryakira n'ibyishimo nibyo, ngo ariko ntibagira imizi, ngo bizera umwanya muto, ngo maze bagasubira inyuma mu gihe cy'ibigeragezo. Imana itufashe cyane. Urabyumva ute unteza amatwi? Ndashaka kukubwira akamaro k'imizi. Iyo rero imizi ihari, umukobwa ntagushwa nuko wamusetse ngo asazi iwabo nta mugabo. Iyo imizi ihari, imfubyi ntijya mu bujura kubera ko yaburaye. Oya, nizere kunyumva neza. Imigani igice cya 12 umurongo wa 12,
handitswe iri jambo ngo umunyabyaha yifuza gutungwa n'iminyago y'ababi, ariko imizi y'umukiranutsi ituma yera imbuto. Haleluya. Ngo umunyabyaha yifuza gutungwa n'iminyago y'ababi. Ntabwo nzi uko uri kuryumva iryo jambo. Ngo umunyabyaha yifuza gutungwa n'iminyago y'ababi, ariko imizi y'umukiranutsi ituma yera imbuto. Amena. Wibuke cya cyongereza ngo no fruit no fruit, ngo nta mizi nta mbuto, nta mizi nta mbuto, sine sans fruit, nta mizi nta mbuto. Kandi ufite amatwi yumve bigaragara ngo iri jambo raryumva ute, imizi y'umukiranutsi ntabwo ari uguhanura gutera kwera imbuto, si ukuvuga mu ndimi nyinshi, oya si ukwerekwa gutera kwera imbuto, ahubwo ngo ni imizi. Imizi ni ituma umuntu yera imbuto, naho igihe yabuze imizi ntabwo ashobora kwera imbuto. Imana ikugenderere cyane wowe unteze amatwi, kuko birashoboka ko wamara kuzuzwa umwuka wera kandi koko wujujwe, ariko wahura n'indaya nk'uko Samusoni ngo yageze mu nzabibu z'itimuna, ngo umugunzu w'intare ngo uramutontomera. Bibiliya iratubwira ngo Samusoni ngo umwuka w'Imana amuzaho cyane, ngo afata wa mugunzu w'intare ngo arawutanyaguza nk'uwatanyaguza umwana w'ihene. Ariko wasoma irindi jambo ngo Samusoni aramanuka ajya i Gaza, ageze i Gaza ngo asangayo maraya. Ntabwo rero Samusoni yibutse ko yuzuye umwuka, ahubwo maraya yaramugushije. Kandi ufite amatwi yumve, ubwo bisobanuye ngo yabuze imizi. Imana yashaka itorero rifite imizi. Imana itugenderere cyane. Nuko iri jambo ryumvise ute, uzasoma Abacamanza igice cya 14 umurongo wa 5 wa 6, n'Abacamanza igice cya 16 uhere ku murongo wa 1 ukomeze, uzabona uko Samusoni yagushijwe n'abagore. Imana itugenderere cyane kubera ko habuze imizi. Nuko ariko ndashaka kuvuga ku mizi nyine, akamaro k'imizi. Umwanditsi w'imigani ratubwiye ngo umunyabyaha yifuza gutungwa n'iminyago y'ababi, ngo ariko imizi y'umukiranutsi ituma yera imbuto. Imizi y'umukiranutsi. Amena. Turasabwa kugira imizi. Nongere mbabwire ngo iyi nkumi yambitse ubusa imbere y'umusore ufite imizi nta kimutwara. Iyo umugore aje kukwereka inyinya nziza, uri umugabo ufite imizi mu gakiza, ntacyo bigutwara. Ariko yasanze nta mizi ufite, urarusambanye ugasebesha izina ry'Imana. Aho urasabwa no gushorera imizi muri Yesu, maze bityo Uwiteka agahabwa icyubahiro ku bwawe. Iri jambo ngo umunyabyaha yifuza gutungwa n'iminyago y'ababi, niko mu Kinyarwanda banditse. Aho se wumva hasobanuye ngo iki? Bibiliya y'Igiswahili ikavuga ngo asiye haki hutamani nyavu za asiye haki hutamani nyavu za wabaya, bali shina la wenye haki huleta matunda. Amena. Mwumva iryo jambo, asiye haki hutamani nyavu za wabaya. Ushyize mu Kinyarwanda usanga byanditswe ngo udakiranuka umunyabyaha yifuza inshundura z'ababi. Mbega niba ngo abajya kuroba nyine, murabizi ko bakoresha nyine inshundura, two tuntu bakoresha baroba nyine ngo twababi, akaba ari tw'umunyabyaha yifuza. Imana idufashe cyane. Ngo ariko bali shina la wenye haki huleta matunda, ariko imizi y'abakiranutsi izana imbuto, yera imbuto. Imana idufashe cyane. Iryo jambo ngo asiye haki le méchant convoite ce que prenne le méchant, mais la racine de juste donne des fruits. Mu Gifaransa ahanga le méchant convoite ce que prenne le méchant. Ngo umunyabyaha cyangwa se umugome, umunyabyaha ngo yifuza iby'ababi bafite. Birumvikana. Ahanga rwose birumvikana, yifuza iby'ababi bafite. Ngo ariko ngo imizi y'abakiranutsi ngo ikazana umusaruro cyangwa igatanga umusaruro. Ufite amatwi yumve. Mbese urabyumva ute? Umunyabyaha yifuza gutungwa n'iminyago y'ababi. Bishaka kuvuga iki? Birasaba gusobanukirwa. Njya nkunda kubwira abantu ntibujye ijambo rigira imbaraga iyo habayeho kurisobanukirwa. Bishaka kuvuga iki bene data?
ndashaka gutanga ubusobanuro. Birashoboka ko abajura bajya mu iduka ry'abandi bakiba ibitenge, bagasahura ibitenge bataruhiye, wenda igitenge kikaba gifite agaciro k'ibihumbi 30, bakabizana, umujura akazana ibyo bitenge akanyura imbere yanyu ari kubyamamaza ati mfite ibitenge byiza hano kandi ndi kubigurisha ku giciro cyiza, igitenge kimwe ndi kukigurisha 5,000 kandi gikwiranye n'ibihumbi 30. Uyu muntu utagira imizi mu gakiza rero, niko ufite byinshi se bizane banguka, ahubwo ni ufite n'ibitenge n'ijana bime ndabigura. Mwene data, ngo umunyabyaha yifuza gutungwa n'iminyago y'ababi, ariko imizi y'umukiranutsi ituma yera imbuto. Umuntu akiba amabati y'abandi, kunza tubatse ibati ryari rikwiranye wenda n'ibihumbi 10 akarigurisha 1,000 kuko ntiyarivunikiye, nawe uti yazana bifite yose ndayagura. Uramenye ibyo nibyo abatagira imizi muri Yesu. Imana yashaka ko dushorera imizi muri Kristo. Ejo muratazwa n'inka y'abandi yibye, intama y'abandi, nuko iyo nka ikabikwiranye n'ibihumbi 200, ati ndashaka 20,000, nawe uti ndatomboye. Uramenye ndashaka kukubwira ibyiza byafite imizi n'akaga kabatagira imizi. Ngo umunyabyaha yifuza gutungwa n'iminyago y'ababi, ariko imizi y'umukiranutsi ituma yera imbuto. Akamaro k'imizi rero niko nagira ngo tumenye. Turebe Yesaya igice cya 37 umurongo wa 31. Yesaya, Esaïe chapitre 37 verset 31. Esaïe 37 verset 31. Iryo jambo Yesaya 37 umurongo wa 31, akamaro k'imizi. Handitswe iri jambo ngo kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu bazongera bashora imizi hasi, kandi hejuru bazera imbuto. Haleluya. Nta mizi rwose, nta mbuto. Ngo kandi abo mu nzu ya Yuda, amen, abo mu nzu ya Yuda. Ubu twavugira ijambo ngo abo mu nzu ya Yuda, undi nabo mu nzu ya Isirayeli, kuko Yuda ni mwene Yakobo, Yakobo ari we Isirayeli. Kuko bigaragara ngo niba uri umuzungu n'uzabyara zitwa umuzungu, niba umwisirayeli abyaye wabyaye nawe ni umwisirayeli. Ngo kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu, ngo bazongera bashora imizi hasi, kandi hejuru bazera imbuto. Haleluya. Urumva ikizabanziriza imbuto ni ugushora imizi. Abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu, mu yindi mvuga bacitse ku icumu rya Satani. Abo Satani atakoresheje ibibi, abatakoresheje ubu atajyanye mu buraya, abacitse ku icumu rya Satani ntibajye mu ngeso mbi z'abapagani, bakaba bagihagaze mu buntu bw'Imana. Ngo bazongera bashora imizi hasi, kandi hejuru bazera imbuto. Birumvikana nyine mu yindi mvugo nabarokotse wenda ubwicanyi busanzwe, abo birashoboka. Ariko niyo tukijijwe imbaraga za Satani tuba turokotse. Amen. Iyo dukijwe ibyaha ndetse niko kukuka kwingira kamaro. Kuko yusomye muri Bibiliya y'Igifaransa iri jambo kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu bazongera bashora imizi hasi. Bibiliya y'Igifaransa ibivuga neza ngo ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore de la racine par-dessous et portera des fruits par-dessus. Nuko iri jambo warikurikirana ugasanga yavuga ngo abazaba bakijijwe, ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore de la racine par-dessous et portera des fruits par-dessus. Nuko iri jambo rero ngo abazaba bakijijwe bo mu nzu ya Yuda bakaba basigaye bakijijwe, ngo bazongera bashora imizi hasi, et poussera encore de la racine par-dessous et portera des fruits par-dessus. Ngo bazashora imizi hasi, noneho bazongera bashora imizi hasi, kandi hejuru bazera imbuto. Bivuga ngo Abisirayeli ntibera imbuto kubera ubwoko, ntibera imbuto kubera idini basengeramo, ntibera imbuto kubera icyumweru cyangwa ko risabato, bera imbuto kubera imizi. Mu yindi mvugo umwisirayeli utagira imizi aba nk'abandi bose,
asambana nk'abandi, yiba nk'abandi, yica nk'abandi, umwisirayeli utagira imizaroga nk'abandi, asinda nk'abandi. Nyamara ngo umwisirayeli washoreye imizi muri Yesu, ngo ikizamukubwira ngo hejuru azera imbuto, azamenya agaciro k'umugore niba ari umugabo, azubaha umugabo niba ari umugore, azubaha se na nyina niba ari umusore niba ari umukobwa. Haleluya. Azakunda bagenzi be nkuko yikunda, azakira abashyitsi abikunze niko kwera imbuto kuvugwa, azaba inyangamugayo niba yarashoreye imizi muri Yesu. Nizere ko mu nteze amatwi bene data, Abisirayeli ngo bashoreye imizi muri Yesu, ngo hejuru bazera imbuto. Amadini yacu ntihatuma twera imbuto nta mizi. Yewe umupaneko tutarashorera imizi mu gakiza ntabwo yera imbuto, amera nk'abandi, asambana nk'abandi, yiba nk'abandi, ashinjanya ibinyoma nk'abandi, yicana nk'abandi. Umugaturika, umudivantisi w'umunsi wa karindwi, umubatisita asinda nk'abandi, abeshya nk'abandi, yiba nk'abandi, yica nk'abandi. Ariko umunyedini yariyo yose washoreye imizi muri Yesu, ngo kizakurikiraho n'ukwera imbuto. Haleluya. Ngo kandi abo mu nzu ya Yuda basigaye bacitse ku icumu bazongera bashora imizi hasi, kandi hejuru bazera imbuto. Ufite amatwi yumva yumve. Nizere ko tumenya agaciro ko kuguma muri Yesu, ko gushorera imizi mu mwami. Imana itugendere cyane. Gusa ndababwire wenda hari uwambaza tese none, mu gihe umuntu yabuze uko agira yabigenza ate, yakwitwara ate, yakora iki? Imana idufashe cyane. Ndibuka hari ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2006, hari ku wa gatanu, nibwo Imana yansanze irambwira nzabwira itorero ngo abantu bafite ibibazo ngo ariko akaba bakijijwe, ngo umuntu ufite ikibazo ariko akaba akijijwe, ngo uzamubwire ngo niyisunga imbaraga z'Imana. Niba ari imfubyi, niba ari umupfakazi, niba yabuze uko agenza, niba yabuze minerivare y'abana, ngo ntagashakire minerivare mu busambanyi, ahubwo yisunga imbaraga z'Imana. Niba kandi yahuye n'intambara, ntagashakire gutabagwa mu byaha, ahubwo yisunga imbaraga z'Imana. Kandi ufite amatwi yumva yumve. Njya nkunda kubwira abantu ntiburya umuntu avuga uko nako umuntu amenya uko ari uyu munsi, ariko ntamenya uko azaba ejo. Ndibuka nagiye muyerekwa, nyumva neza, nagiye muyerekwa ari ku itariki 26 z'ukwezi kwa 8 2006, hari ku wa gatandatu. Muri iryo yerekwa mbona ndi mu rusengero, mbona ndi kumwe n'umushumba w'itorero, maze turi mu rusengero, ariko muri iryo yerekwa mbona hepfo ya ritari hari intama. Ya ntama ndayitegereza, wa mushumba ava kuri ritari amanuka arayisanga, arayibwira ati wa ntama we, ati guma mu nzira. Nuko yayibwiye, avuze ati wa ntama we guma mu nzira. Ubwo ni nkaho yayibwiye ngo guma mu buntu bw'Imana, kubera ko inzira ivugwa ni Yesu. Namwe murabizi ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Ayibwiye ati guma mu nzira. Intama yavuye iburyo ibumoso, arayigarura ati singwe ngo inzira ni iguma hangaha. Intama irongera agenda, arayigarura iramurushya we. Maze mu gihe amurushaga, ijwi ry'Imana rirampamagara, rirambwira riti genda umfashirize uriya mushumba. Ubwo nagiye ngiye kumufasha, wa mushumba mbonye arambwira ati wenda nanjye naruhuka, ngaho gerageza urebe wenda ko intama yakumvira. Aragenda, intama arayinsigira. Bene data, iyi message ntanga mbangira ngo ubwo Imana yanjye yashatse ko mfasha abakozi b'Imana, abashumba abayobozi batandukanye, ngo intama turebe ko yahama hamwe itajarajaye, kuko niyiguma mu nzira ngo nibwo izabasha no kwera imbuto, nibwo izaba ingirakamaro. Imana idufashe cyane. Intama nanjye irandushya, nkayibwira ntiguma hangahe ikagenda, nkayigarura irandushya cyane. Ariko ubwo yandushyaga, ijwi ry'Imana rirampamagara, rirambwira iti bw'iyo ntama ngo wa ntama wiguma mu nzira, ngo kandi uyibwira uti nuramuka uvuye mu nzira ntabwo uzongera kwitwa intama, ahubwo uzitwa ihene. Ufite amatwi yumva yumve. Ba Kristo mu nteze amatwi, bantu mu nyumva, ngo iyi ntama niramuka ivuye mu nzira ntizongera kwitwa intama, ahubwo izitwa ihene, izina rizahinduka. Nibwo usanga abantu batakitwa barokore, barabahimbye utundi tuzina tw'umuvumo, utuzina duteye isoni, kubera ko ntibakiri intama, bahindutse ihene. Imana ikuye kunyumva neza. Nuko muri iryo yerekwa cyakora ndabwirwa ngo
ngo intama nyinshi ngo zirguhindurirwa ihene n'ubukene. Ngo abenshi Satani yabategera ku bibazo bafite ku mibereho barimo, izari intama akazihindura ihene. Abari abarokore bakaba basambanyi, abandi bakaba bajura, abandi bakaba bicanyi, bakawujya kubeshyera abandi kubera ibiguzi bahawe. Ubwo izari intama zigahinduka ihene. Muri iryo yerekwa ndabwirwa ngo ariko nzabwira abantu bafite ibibazo bakijijwe, ngo nzababwire ngo bibuke umuririmbyi wa 361 mu gushimisha. Ngo ariko bite ku gice cya gatatu, nuko natumwe ngo bite ku gice cya gatatu. Igice cya gatatu kivuga ngo naho naba mu bukene Yesu ni umpagije, naho napfusha ibyo nkunda arampaza wenyine, naho imirima yarumba singira icyo nsoroma, naho napfusha amatungo arampaza wenyine. Haleluya. Uyu ni umuririmbyi wari ufite imizi bene data, wari warashoreye imizi muri Kristo. Nuko najya nawe nkubwire ngo amajwi aguca intege akubwira ngo uzageza ryari, yabwira uti Yesu ni umpagije. Amena. Yesu arampagije. Amajwi akubwira ati dore wapfaka ukiri muto none uzabahute, yabwira uti rwose niko biri napfaka ndi muto ariko Yesu arampagije. Amajwi akubwira ati ese kureba mwavukiye rimwe babyaye 3 4 5 wowe uzaba gukigeze ryari. Ayo majwi yabwira uti ndakwamaganye Satani, Yesu arampagije. Amena. Kandi ufite amatwi mva yumve. Najya mbabwire niko natumwe ngo intama ngo nibishaka kutabihene ije yumva ko ihagijwe na Yesu. Bene data mbamenera ibanga, iyo intama idahindutse ihene amateka arahinduka. Iyo intama idahindutse ihene amateka arahinduka. Waruzi ko ushobora kurariraho none uyu munsi kuri tariki ya 31 z'ukwezi kwa gatanu 2021 ukarariraho none, ejo kwa kabiri ukabwirwa ukaburara, kwa gatatu ukabwirwa ukaburara, nyamara kwa kane cyangwa kwa gatanu intama yaba itarabihene, utarirwanirira, utarasambana, utarajya kwiba, Imana igaca inzira igakingura ijuru, abantu bagatangara baturiya ni nyirakanaka, uriya ni kanaka twabonaga ari nyakwigendera, buriya se bibaye kuriya bitewe n'iki? Burya nuko Imana ije gutabara igasanga intama itarabihene ikiri intama. Waruzi ko ushobora kuba intama nako kuba ihene uyu munsi wari gutabarwa ejo? Imana igoye kunyumva neza. Uzi ko bashobora guseka ngo uzazi wanyu nta mugabo bakakwita mukecuru ngo imvi zaraje, Uwiteka ati nyamara mu mezi 3 mu kwezi kwa 9 ninsanga intama itarabihene, utarishingira, utarajya kuraguza ngo barakuzinze, ukiri mu buntu bwanjye, nzaguhindurira amateka abantu batangare. Ufite amatwi yumva yumve. Iyo intama itahindutse ihene bene data amateka arahinduka. Njya nibuka uburyo Imana yansanze muri 81 nkuko nababwiye nabaye imfubyi maze ukwezi kumwe mvutse, sinagiye mu kurondora mbaho, nari meze nabi muri icyo gihe muri 81 nari maze imyaka 20 nabanaga n'umugabo ufite abagore 2 n'umuhungu wubatse urugo, maze abagore uko ari 2 bakantuma gutashya inkwi n'umukazana wabo wa 3, bati mwatugomba kunzanira umutwaro w'inkwi. Ati nanjye umukazana wabo namurutaga n'ubukuru, yari yashatse ari mutoya, ati nanjye igomba kunzanira umutwaro w'inkwi, nkabatahiriza inkwi imitwaro yamara kuba 3, maze ibyo kujya byajya gushya, bati cyaya kabumbye nta wagishobora, ikintu kirya ibiryo abantu 5 bariye, bati nta wabivamo. Maze muri icyo gihe numva ngize ikibazo, nibuka ndi muto cyane ngeze mu myaka nk'icumi, mba kwa marume yabonaga ibyo kujya bigiye gushya kareba hantuma ngo nze gusanga barangije kurya, naza ngasanga barangije kurya, yajya kumbwira ati ntugire ikibazo ngurariyaho uzaburya nejo. Kubera ko nari mutoho, iyo numvaga inzara igiye kunyica najyaga mu kijumbure aho bakuye ibijumba, ngatoragura inkondo z'ibijumba ngahekenya. Hakaba n'igihe nagiye kubagara ibishyimbo bya marume, byagera mu masaa 7 cyangwa saa 8 ngasoroma imishogoro mibisi ngahekenya. Umuntu amenye uko ari none ariko ntamye ko azaba rejo. Iyi ntama itahindutse ihene amateka arahinduka. Haleluya. Cyama gusa Imana ikamfasha ubuntu bwayo nkabugumamo kugeza ku munsi w'uko nibyasezeranijwe,
nawe nicyo nkwifuriza. Intego yacu ni ukuguma mu buntu bw'Imana. Ubwo rongeze muri kiragiye cy'ubusore numva ngize ikibazo nese Mana ko kera nkiri muto inzara ajyaga kunyica nkajya gutoragura inkondo z'ibijumba ubundi ngasoroma imishogoro mibisi ntubuse noneho ndamera nte numva ni ikibazo ariko nzakwigira inama nzakwigira inama ntigiye kubwira ababyeyi tubana bajye bampa isuka njya guhingira abantu ngiye kubaguriza none uzajya uzana ibyo kujya saa sita ari byo iwacu twita uruhembo tuzajya dusangira urwo ruhembo abarirwo ndarira. Naje kubwira abo babyeyi ndashaka ko mwampa isuka nkajya njya kuguriza abantu benshi bakaza kunyishyura ari benshi tugahingana hagaragara. Mbabwiye gutyo bumva ni inyungu zabo ariko nanjye cyari igisubizo cyanjye. None nabangiye guhingira umuntu yazana ibyo kujya saa sita ntimanu ishimwe n'ibindararira nahingira umuntu kane ntuzanyishyure rimwe, uwo mpingiye gatatu nawe uzaze rimwe, uwo mpingiye kabiri nawe uzaze rimwe. Ariko intego nari mfite ikaba yariye ngo wenda iyo mibyizi ndi kubaharira izagituma banyitaho kandi koko niko biri banyitagaho. Bene data umuntu amenye uko ari none ariko ntamenye uko azaba ejo. Maze bari barampaye ikirago cyo kuryamaho n'umwendo wo kwiyorosa babikura ku gitanda nuko ngiye kuryama nsanga n'ibiti gusa ariko bitewe n'imiruho nari narize kuboha ibirago ndi mutoya. Bwake njya gushaka ubwatsi bw'ubukangaga ubwatsi ndabuzana maze mbugejeje aho nabaga abakobwa bankubise amaso si kunseka we bampurwa amenyo bati tuzaba tureba ikirago cyakabumbye. Ibyo gusekwa ntacyo byari bimbwiye ntangira kuboha ikirago nkagenda kiboha ndi kuririmba indirimbo ya 16 mu gushimisha ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza ribamara imibabaro. Haleluya rikabatinyura. Kirago ndakiboha kirago ndacyuzuza maze kucyuzuza nkagenda kiryamaho uruhande rumwe nkagikuba urundi nkarwiyorosa nuko ngezo nta munsi ntarushye ntireka mbohe n'ikirago cya kabiri ngenda kiryamaho kimwe nge nkiryamaho kindi nkiyorose maze ntangira ko ikirago cya kabiri nkigejeje hagati. Ndibuka hari umubyeyi witwaga Nyirabikari niba kirose imbizi araza mpitaho ndi kuboha mbona ngira imbabazi arambohera anyusiriza icyo bita umuhiro cyangwa se ingoyi aragenda avana Imana iguha umugisha. Ikirago mugende ndi kukiboha nkigejeje hagati ijwi ry'Imana ringeraho ya Mana se w'imfubyi ya Mana itwitegereza ikatureba. Amena. Hari ijambo riri mu gitabo cya mbere cy'ingoma igice cya 5 murongo wa 20 rivuga ngo bakirwana nabo baratabarwa. Abahagari n'abari kumwe nabo bose batangwa mu maboko y'abarubeni n'abagadi n'abamanase kuko batakambiye Imana muri iyo ntambara ikemera guhendahendwa kuko bayiringiye. Haleluya. Ijambo ngo bakirwana nabo baratabarwa. Intama itarahinduka ihene baratabarwa. Ikitonderwa hatabarwa bakirwana ntago hatabarwa baretse urugamba ngo bakirwana nabo baratabarwa. Ntabwo dusabye ngo Imana yaje gutabara batararwana yararetse bararwana. Niba bararwanya ukwezi niba ari umwaka niba ari imyaka 5 simbizi ijambo ry'Imana yatuwe ngo bakirwana nabo baratabarwa. Uzi ko ushobora guhura n'urugamba bakakwita umurozi utaroga Imana iti rwose reka ndebe uko abyitwaramo aramara umwaka amagambo rwose afite imbaraga. Nyuma y'umwaka intama n'ibizaba itarabihene ataragwa atarava mu buntu bw'Imana nzamukuraho igisebo mweke ko ndi Imana itarenganya. Haleluya. Ibyiza nuko Imana izasanga ukirwana intama ikiri intama. Mbese uranyumva neza utarava mu itoro witwaje ngo nabeshyewe n'abakristo dore ko naje kubwirwa muri 83 mu kwezi kwa 9 narabwiwe mwiyerekwa ngo Satani yabonye ko iyo agerageje abakristo akoresheje abapagani ngo yabonye nta mbaraga bigira none ngo yahisemo kujya agerageza abakristo akoresheje abandi bakristo. Cyaje umuntu ari kwivovota sinzongera gutanga n'atanu mu rusengero kubona mbeshyirwa n'umuntu dusengana umuntu turimbana kamvuga ibi nibagende bikirizwe. Satani ati nicyo nashakaga ko intama ihinduka ihene. Ariko wibuke ngo bakirwana nabo baratabarwa ngo abahagari n'abari kumwe nabo bose batangwa mu maboko y'abarubeni n'abagadi n'abamanase. Ijambo rikurikiyeho ryiza cyane ngo
ngo kuko batakambiye Imana muri iyo ntambara. Ntabwo bakoze ibyaha, ntabwo birwaniriye, batakambiye Imana muri iyo ntambara, ngo yemera guhendahendwa kuko bayirengeye. Haleluya! Yemera guhendahendwa kuko bayirengeye. Intambara ntabwo ari amasasu gusa, intambara ni y'uburyo butandukanye. Bigaragara ngo n'ubukene ni intambara, n'uburwayi n'urugamba. Birashoboka ko Imana ivuga iti nyamara uramara umwaka urwaye, nyuma y'umwaka intama n'ibizaba bitarabihene, nzagukiza abantu batangare. Birashoboka ko Imana ivuga iti rwose urahura n'imibereho ikuruhije y'amezi 6, ariko nyuma y'amezi 6 niba intama izaba bitarabihene, ugikizwa utarateshuka, nzakwereka ko ndi Imana ishobora byose. Nkifurije rero kurwana kigabo. Maze muri iryo yerekwa Imana irambwira iti igihe nari ndi kuboha ikirago mbega nkigejeje hagati, ijwi ry'Imana iransanga rirambwira iti Sitefano, ngo nubwo utagira kirengera, nubwo uri imfubyi, ko utagira shinge na rugero, ngo ariko ni wihangana. Bisobanura ngo intama nitabihene, ngo ni wihangana igihe kizagera nzaguha umufasha ugukwiriye. Umufasha nabwirwaga ni umugore. Muri iryo yerekwa ndavuga nti Imana, ni uko uwo mugore uzampa atazemera ko njya mwita mama, ntiyabare kuzabyemera, ntiyare kuzanda mwita mama. Imana idufashe cyane. Muri icyo gihe mfite umupira umwe n'ikabutura imwe, iyo nabaga ndajya gukorera Imana, kuko nubwo nari ndushye gutyo nakoreraga Imana uko nshobojwe. Iyo nabaga nabonye akanya ko kujya kuvuga ubutumwa, uwo mupira niyo kabutura nabimesaga nijoro nkabikamura cyane kugira ngo ejo nzabijyane byataye amazi. Soma ijambo ry'Imana, Yesaya 49 umurongo wa 23. Reba igitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 49 umurongo wa 23. Urebye Imana ikorera indushyi zahanze amaso, izayihanze amaso ntizihinduka ihene mu gihe cy'ibigeragezo. Urebye Imana ikora imfubyi zayitumbiriye, abapfakazi bayiringiye, ibyo ikorera abatagira kirengera bayihanze amaso. Yesaya igice cya 49 umurongo wa 23 handitswe iri jambo ngo abami bazakubera abaso bakurera, n'abamikazi bazakubera abanyoko bakonsa, bazagupfukamira bubame hasi, barigate umukungugu wo ku birenge byawe. Nawe uzahera kumenye ko ndi Uwiteka, abantegereza ntibazakorwa n'isoni. Haleluya! Iryo jambo ryumvise ute mubyeyi? Mwene data unteze amatwi, musore mukobwa, ngo abami bazakubera abaso bakurera, n'abamikazi bazakubera nyoko bakonsa, bazagupfukamira bubame hasi, barigate umukungugu wo ku birenge byawe. Nawe uzahera kumenye ko ndi Uwiteka, abantegereza ntibazakorwa n'isoni. Nizere ko unteze amatwi, intama nidahinduka ihene ntabwo uzakorwa n'isoni. Kandi twasanze intama ngo ihinduke ihene ari uko ivuye mu nzira, mu yindi mvuga ari uko ivuye mu buntu bw'Imana nibwo ihinduka ihene. Mwene data unteze amatwi, bamaso ko Satani ashaka guhindura ihene. Nubwo ari intama, nibwo uzabona inkumi ikwanika iryinyo mu maso, igusekera buri kanya, iza kukwiringanizaho, naho Satani agira ngo arebe ko intama yahinduka ihene. Bamaso bera amaso ubugingo bwawe mugabo, dore ko Imana amishuriye ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2 2018, hari kuwa 2, ijwi ry'Imana ryangezeho rirambwira riti genda umbwira itorero ryose muri rusange uti mube maso, ngo ariko cyane cyane ngo ubwire abagabo, ngo ubwire bose muri rusange ngo babe maso, ngo ariko cyane cyane abagabo. Ndajya ngo ube maso wa mugabo we, ubwo ubona umugore utari uwawe akwiringanizaho, agusekera buri kanya, utabaye maso intama yahinduka ihene. Ubwo rero ubona inkumi iguhamagara na telefone, nuko italo ndi nyirakanaka ndagushaka, ariko umbwire niba umugore wadahari nibwo ndaza. Wibuke ko intego ya Satani ni kuguhindura ihene, ariko nuramukubaye maso uzarinda ubugingo bwawe, kuko uzatabarwa ari uko Imana isanze intama ikiri intama. Kandi ufite amatwi umva yumve. Nanjye rero isezerano ry'umufasha ndarihabwa. Imana irambwira iti niwihangana igihe kizagera nzaguha umufasha ugukwiriye. Ikitonderwa, iryo sezerano ry'umufasha
narihawe muri 81 ariko ryasohoye muri 95 rimaze imyaka 14 none mfite umufasha n'abana 6 iyo mvuye mu ivuga butumwa nkabona nsohoreye mu rugo rwitwa rwanjye njya nibuka imishogoro mibisi nahekenye nkibuka inkondo z'ibijumba nahekenye yewe hari n'igihe batanze uburenganzira bati yakabumbye ntagira kirengera uzashaka azajya yikubitira naba nicanye n'abandi bana bando ngweriga baravuze ngo tujye twikubitira nta kibazo abagore bakaza kuntera ibice by'amatafari ariko ndashima Imana se w'imfubyi abanye nanjye intama ntihinduka ihene ijambo waryumvise neza ngo abami bazakubera baso bakurera n'abamikazi bazakubera abanyoko bakonsa bazagupfukamira bubame hasi barigate umukungu wo kubirenge byawe nawe uzaherako umenye ko ndi Uwiteka abantegereza ntibazakorwa n'isoni. Amen. Bibiliya y'Igifaransa ibivuga neza ngo des rois seront enrichis et leurs princes s'enrichissent. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus. Nuko warishyira mu Kinyarwanda ugasanga ngo abami bazakora basubira kugaburira des rois seront enrichis et leurs princes s'enrichissent. Abami bazakora basubira bakugaburira abagore babo bakubanya ko bakugaburira harango bazagupfukamira ils se prosterneront devant toi la face contre terre bazagupfukamira bagwa imbere yawe iri jambo raryumvute. Bibiliya y'Icyongereza yo ikarivuga neza ngo kings shall be your foster fathers and their queens your nursing mothers they shall bow down to you with their faces to the earth and they lick up the dust of your feet. Then you will know that I am the Lord, for they shall not be ashamed to wait for me. Nuko ugasanga abanga abami bazakora basoba imbere koko bakurera abami kazi abagore babo ari abami kazi bakoranye ko bakonsa bazagupfukamira. They shall bow down to you bazubara hasi imbere yawe ibyo uzabikorerwa ari uko intama idahindutse ihene. Imana idufashe cyane bene data rero ndabifuriza kuguma mu buntu bw'Imana niyo ntego namvise Imana yanshyizemo kandi ndarangije ndagira ngo mbabwire ijambo rya nyuma tuzubahiriza Imana ikadushoboza kuguma mu buntu bwayo. Dusomerera Abefeso igice cya 6 umurongo wa 13 tuze gusoma no wa 16 maze tubone urwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 6 umurongo wa 13 handitswe iri jambo ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe. Imana idufashe cyane. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi mu yindi mvugo kugira ngo mubashe kuguma mu buntu bw'Imana. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Umurongo wa 16 ngo ikigeretse kuri ibyo byose ngo kandi ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo kuko ariko muzashobora kuzimisha ya myambi ya wa mubi yose yakumuriro. Haleluya. Ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo. Pega mwizere ko hari Imana izabarengera. Mwumva neza mudayimoni guca intege ukubwira kutagitabawe mubwira uti mfite kwizera kw'Imana izantabara. Ngo ikigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo. Haleluya. Ngo kuko ariko muzashobora kuzimisha ya myambi wa mu yose yakumuriro. Imana ibashoboze rero mutware intwaro zose z'Imana imigambi ya Satani ye kubakura mu buntu bw'Imana. Uwiteka tugendere neza atugenderere cyane kandi ubukene ubupfubyi ubupfakazi kubesherwa n'ibindi byose biduhiga ntibikadukure mu buntu bw'Imana. Mbifurije guhagara neza mbifurije kuguma mu buntu bw'Imana nanjye kandi byifuriza kuko nubwo Yesu yaneshereje gusiyo ntari mvuze nuko mu gihe nari ntegereje gutabarwa ashatse kumpindura ihene asanga nanjye Uwiteka nkomeyeho
nibuka ngeze mu myaka 22 nibwo umukobwa yaje ati yakabumbye rwose ku manywa y'ihangu saa 6 z'amanywa singiye kurondera ibyo yavuze byose ni byinshi ariko icyo nshimira Imana nuko yanshoboje guhagara kigabo sime satani urwaho kuko umukobwa yaraje aje bati yakabumbye aturetse wenda ko waburimbwa ati nta kuntu ushobora kunyanga kandi ndi imboga zizanye waba uri umuntu muzima kanga imboga zizanye numva uwo mutego wa satani ariko umukobwa ambwiye atyo numvise ngewe mbyize izindi imbaraga nibaza izi mboga umukobwa yazanye nibaza niba ari isombe niba ari imbogeri nibaza izo mboga yazanye zarizo ariko nza gusaba Imana imbaraga umukobwa nawe ntiwa mukobwa urambabaje tindeye nkubwire nguretse no kunyitimbwa tinaho wanyita n'amabyi ntacyo byantwara amen ndashima Imana se w'imfubye yandinze kubihene umukobwa unyaruhijwe n'ubusa yasubiye iwabo Imana ihabwa icyubahiro kubera ko umukobwa mu gihe yazaga yinjiye mu cyumba cy'inzu nararagamo kandi yohejwe n'umugore muri abo bankoreshaga uburetwa ati genda uje mu cyumba cye nta kuntu arakwanga yakigiyemo nibyo ariko ndashima Imana yandinze kugwa muri uwo mutego nawe rero nguhaye ubuhamya gato singiye kurondora ariko nkwifurije guhagara kigabo intama nidahinduka ihene uzatabarwa Imana itugire neza mu izina rya Yesu reka dusenga Imana Mana data twisoraho ndagushimye mu izina rya Yesu urakoze kubwira ijambo ukunze ko mvuga duha imbaraga zo kuguma mu buntu bwawe mu izina rya Yesu kubera ko twamenye ko ubuntu bwawe nibutubamo ishusho yacu izakugaragaza Stefano wari wuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga ngo abicaye mu rukiko bose bamutumbiriye babona mu maso he hasa n'ahamarayika nako tubabarire udushoboze kuguma mu buntu bwawe ishusho yacu yerekane ubuntu bwawe yerekane kuri Imana ishobora byose ishusho yacu yerekane kuri Imana duhamagaye mu izina rya Yesu tanga imbaraga rero abanteze amatwi babashe kuguma mu buntu bwawe kandi imfubyi zigutumbire abapfakazi baguhanga amaso batagira kirengera bakwizere nawe bereke kuri Imana itagikunanira ndagushimira ko wumvise rero turagushimye kuzadukorera utyo Mana ukatwitaho kadushoboza kwizera kugira ngo imyambi ya wa muri satani turasa tubashe kuyizimya intwaro zose zikenewe ukaziduha bityo tukabasha gukomera ku munsi mubi ngushimiye ko nyumvise senze nizeye mu izina rya Yesu amen.